Muraho neza mwese abakunda iyi channel, ndizera ko mukomeje kugubwa neza. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze kuri iyi channel aho muri hose, yaba abadukurikira bari hanze y'igihugu, tujya tubibona yuko abadukurikira bose atari abanyarwanda, yaba abadukurikira bari hano mu gihugu, yaba abadukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Uganda, Tanzania, mu baturanyi bacu ndetse na kure yaho. Turabibona hari abadukurikira bari muri India, abadukurikira bari muri Philippine. Mwese muhawe ikaze kuri uyu muyoboro wacu. Twibutsa n'abahageze bwa mbere, uyu muyoboro intego yawo ni gutanga amasomo y'ubuzima busanzwe, urukundo, imibanire myiza, imibereho myiza, mbese ibintu byose byo mu buzima busanzwe mwifuza ko tuvugaho, tugerageza kubivugaho. Njye rero uguha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, nitwa Eminiyo Nditwiharamigo Rwikabahizi Rwirata Ubugiri, ikimenya bose w'umutegetsi umusozi usebanya inzoga n'inyowe, njye wasekeje umwanya turi mu gitaramo abiro haratwanya yarabutunze barangabira, ndi rwogeye nagaherwaga ndwana akaringa, ndakundwa nk'inka nambajwe na baranyumu. Rero mwese mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nawe ubwo waca muri komenti ukatubwira natangiye mvuga abantu aho baherereye, nawe waza guca muri komenti ukaba watubwira ahantu uherereye. Uyu munsi rero mu kiganiro cy'uyu munsi twabateguriye isomo rikomeye. Twifuje yuko twavuga ku bintu 10 umuntu ashobora kuba yakora guhera uyu munsi kugira ngo ejo cyangwa se mu bihe bizaza utazigera wicuza. Ni icyo kiganiro twifuje kuba twaganiraho. Hari igihe umuntu aba yibaza ati se ubu ngubu nahitamo gukora ikihe kintu kugira ngo ejo ntazicuza, kugira ngo ejo hazaza hanjye hazabe heza. Mujya mubona hari gahunda leta y'u Rwanda cyangwa se n'izindi leta nziza ziba zaragiye zishyiraho abaturage bazo kugira ngo mu myaka yabo y'ubukure abaturage bayo bazabe babayeho neza. Nibwo wumva ziriya gahunda zikangurira abaturage cyane cyane ab'u Rwanda. Reka tuvuge u Rwanda kuko nibyo tubona cyane, nubwo dufite abantu bakurikira ibiganiro byacu batari mu Rwanda, ariko ndahamya yuko atari benshi ugereranije n'abari mu gihugu mo imbere, kandi nabo abo badukurikira ndahamya yuko ari abasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, bivuze ngo ni abanyarwanda. Nabo rero bazi gahunda ziri mu Rwanda zigamije guteza imbere abanyarwanda, zigamije kubategura ejo hazaza. Muri ubwo buryo rero natwe tugiye kukubwira ibintu 10, mumbabarire, tugiye kubabwira ibintu 10 abantu bagomba kugerageza gukora guhera uyu munsi kugira ngo ejo hazaza batazavuga ngo iyo mba narabimenye cyangwa bati yaba narafashe undi mwanzuro ubuzima bwanjye buba butandukanye. Kandi mu by'ukuri kwicuza ni kimwe mu bintu bibabaza cyane umuntu, ariko hari ibintu ushobora gutangira gukora uyu munsi bikagufasha kubaho ubuzima utazicuza ejo hazaza. Ibyo rero nibyo tugiye kuvuga muri iki kiganiro. Nta gutinda rero reka dutangire n'ikintu cya mbere. Muri ikintu cya mbere abahanga benshi bahurizaho, niba ushaka yuko utazicuza mu gihe kizaza, tangira wige gukoresha neza igihe cyawe. Icyo ni cyo kintu cya mbere. Buriya abahanga baravuga ngo uretse ko ntavuga ngo ni iby'abahanga, ibyo ni ibintu buri muntu wese agomba kuba yakwiyumvisha. Hari umugani uvuga cyangwa se imvugo ivuga ngo mbere y'igihe ntabwo aba ari igihe, na nyuma y'igihe ntabwo aba ari igihe. Cyane cyane ku bantu musenga, muzi icyo bita isaha y'Imana. Isaha y'Imana, Imana ntabwo ngo ishobora kuba yagusubiza mbere y'igihe cyangwa se ngo igusubize nyuma y'igihe, ahubwo iyo igihe kigeze Imana iragusubiza. Muri ubwo buryo rero natwe tugomba kugerageza gukoresha igihe cyacu, ukagerageza kureba ese mfite akazi uyu munsi, ariko se aka kazi k'uyu munsi ngomba kugakora mu gihe kingana gite? Igihe kikaguha intego kandi ukagerageza kureba yuko igihe cyawe wacyubahirije nk'uko wari wabiteganyije. Ikindi kandi abantu mujye muhana gahunda n'abantu, mugerageze kwirinda kwica gahunda, kuko ubwo ni bumwe mu buryo bwo gukoresha igihe. Baravuga ngo amafaranga ashobora kugenda akagaruka cyangwa ikindi kintu gishobora kugenda kikagaruka, ariko ikintu bita igihe iyo kigiye ntabwo kigaruka. Reka twikomereze. Ikintu cya kabiri rero ni ukugerageza gukomeza kwiga. Gukomeza kwiga rero bitari ukuvuga ngo ni ukwiga mu ishuri. Urugero, ufite akazi
k'ububaji. Ubu nyuma yo kumenya kubaza ameza, tuvuge ko ahereye ku meza ubwo mvuze ababaji nibo bambangukiye, niba waramaze kumenya kubaza imeza, ugomba gukomeza kwiga, ukaba wakwiga gukora n'ibindi byisumbuye ku meza. Urugero ushobora kwiga gukora inzugi. Nukomeza kwiga rero, ndahamya yuko utazigera wicuza. Ikintu cya gatatu dukomerejeho tuvuye ku cya kabiri, ikintu cya gatatu ni ukwita ku buzima. Kwita ku buzima, kugerageza kurya indyo iboneye, kugerageza gushyiraho amahame mu buzima bwawe. Urugero ukavuga ngo buri ku cyumweru nzajya nzindukira muri siporo, nzajya numva umuziki. Ikindi kandi ukagerageza kuruhuka bihagije kugira ngo ugire ubuzima bwiza, ukagerageza kugira muganga ugukurikira. Nukora icyo kintu cyo kwita ku buzima, ndahamya yuko mu bihe bizaza utazicuza yuko witaye ku buzima bwawe. Dukomeje, ikintu cya kane ni icyo bita kubaka umubano mwiza. Abantu mugerageze kubana n'abantu neza. Niba wenda hari abantu baba bafite akazi katabemerera gutura ahantu hamwe. Uyu munsi wenda atuye i Kirehe mu karere ka Kirehe, ejo bundi agiye mu karere ka Nyagatare, ejo bundi agiye mu karere ka Rubavu, ejo bundi agiye mu majyepfo wenda muri Muhanga, aje muri Kigali. Ibyo byose bikaba nko mu mwaka umwe, ariko mu by'ukuri wagenda ureba ahantu yagiye atura, uko yagendaga yimuka, ugasanga muri abo bantu bose nta muntu bafitanye umubano mwiza. Abantu bose baravuga ngo si twe tumukiza. Rero banyakubyara, mugerageze kubaka umubano mwiza. Niba ugeze ahantu ari ubwa mbere, ugerageze kubana n'abantu uhasanze. Ni ukuri kw'Imana, ubana neza n'ababyeyi, ukabana neza n'inshuti, ukabana neza n'abavandimwe, ukabafata bose nk'abantu b'ingenzi, ugafata umwanya ukajya ubasura, ukagerageza kubavugisha no kubereka ko ubakunda. Hari amagambo atavugwa cyangwa hari ibintu utabona ubu ngubu bashobora kutakubwira, ariko icyo bita igihe cyangwa se kamere ikazabikwibwirira. Umubyeyi ashobora kutakubwira ngo urakoze kandi mubanye neza, inshuti yawe ishobora kutakubwira ngo urakoze, ariko icyo bita kamere cyangwa igihe cy'ahazaza, igihe kizabigushimira ahazaza. Ikintu cya gatanu ugomba gukora, ugomba kubitsa no kuzigama. Niba winjije amafaranga make, urugero tuvuge akazi ukora winjiza amafaranga 3,000 nibura ku munsi, ufite ibintu ugomba gukemura nibyo, ariko nanone gerageza urebe, nubwo mfite ibintu byo gukemura, ese nyuma y'ibyo ngibyo, nyuma yo gukemura ibyo bibazo, nta kuntu nakemura ibibazo by'ingenzi. Nyuma yo gukemura ibibazo by'ingenzi, mwasigaza amafaranga yo kwizigama kugira ngo azantabare ejo. Kuko dore impamvu ugomba kwiga kubitsa no kuzigama. Ejo ku kazi nibyo ufite akazi uyu munsi, baguhemba ku kwezi, baguhemba n'amafaranga menshi, cyangwa se ufite akazi bisa nkaho gahoraho ariko ugenda ugakora, abo bita ba kajowaka cyangwa se uyu munsi uragenda ugakora, wamara gukora umaze gukora akazi k'uyu munsi, wenda wahereye mu gitondo ugejeje saa 5, baguhaye amafaranga 5 wenda, ubwo tuvuge ni umuhinzi, ndatekereza umuhinzi ari hageze. Ugomba kureba rero muri ayo mafaranga ukagerageza kuzigama, kuko ku munsi w'ejo hari igihe bizakugora kugira ngo wongere ubone ako kazi. Urugero ushobora kubyuka warwaye, urwara uzarwazwa n'iki utarizigamye, kuko akazi kazaba katagishoboka. Reka rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugisoreze kuri iki kiganiro, kuri iki kintu cya gatanu. Ubwo turi kumwe turongera duhure dukomeza n'ibindi bintu 5 bisigaye, kuko twavuze ko tugiye kuvuga ibintu 10, turagaruka tuvuga ku bindi bintu 5 bisigaye. Nimubisaba muri comment yuko tubikomeza, kandi iki kiganiro niba hari ikintu cyagufashije, muri comment utwandikire. Niba hari ibintu ushaka ko tuzaganiraho mu kiganiro gitaha, niba hari ibyo wifuza ko twazahindura mu biganiro byacu, byose uce muri comment utubwire. Kandi niba wakunze iyi video ukande kuri like, niba hari umuntu wumva wayisangiza uyimusangize. Icy'ingenzi ukande subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bishya kandi ku gihe. Uko dusohoye ikiganiro, iyo wakanze kuri subscribe ugakanda no kunzogera,